Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nongere kandi mbashimire, sinzahwema kubashimira. Imana ijye ibaha umugisha uko bwije n'uko bukeye, uko namwe mudahwema gufatanya natwe kudushyigikira. Imana ibahe umugisha. Urukundo mudukunda murarutugaragariza, natwe tuhora tubwira Imana ngo ijye ibaha iby'imitima yanyu yifuza. Ndagira ngo rero nongere mbahe ikaze kuri channel yanjye ya Evangeliste John Barushimana, abo dusanzwe tubana, abashya tugenda twakira, mwese Imana ibahe umugisha. Kandi ndashimira Imana ko komanteri zanyu ndazibona, bampamagara, yewe yenda nunanyandikira nzagusubiza. Muri abavandimwe, kandi abavandimwe baberaho gufashanya mu byo bashoboye, ibyo badashoboye bagasenga Imana. Rero Imana ibahe umugisha, mu nkundire dusenga Imana maze tuganire ijambo ryayo nk'uko Imana yari yishyize ku mutima hari haciye iminsi. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ihambaye kandi uri Imana ikomeye. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Unshoboze ko njye ntabwo nabyishoboza, maze abagiye kuryumva rigira icyo rikora mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 14. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Igice cya 14, Kuva igice cya 14 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipahirote hagati y'Imigidoli n'inyanja imbere y'Barisefoni. Uti imbere y'aho hantu aba ariho mu bamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisiraheli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka. Abisiraheli babigenza batyo. Reka dusimbuke hepfo dusome duhereye ku murongo waho wa 9. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihaharoti imbere y'Ibarisefoni. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukore Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukora Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. 14. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bagiyemo babakurikiye, mbone kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magara ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magara ye nuko bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'ubuhanuzi riri ku mutima wanjye. Ijambo rivuga ngo ugiye kuvanwa mu gihe ivugiramo, winjizwe mu gihe ikoreramo. Ndabisubiramo. Imana ikuvanye mu gihe ivugiramo, ikwinjije mu gihe ikoreramo. Ndagira ngo mbabwire ko ibihe byinshi Imana irabanza ikavugana n'ubwoko bwayo. Yamara kuvugana n'ubwoko bwayo, ikaba yahita isohoza ibyo ivuze, cyangwa se ikaba yazabisohoza mu kindi gihe. Ariko ikibanziriza gukora ni imvugo yayo. Yenda simfite umwanya munini
ngo dusobanure uburyo iyo umuntu ari mu gihe ivugiramo ajya ahura n'intambara n'ibigeragezo n'amakuba n'ibyago, ajya ahura n'amagambo, ajya ahura n'ibicantege, ajya ahura n'abamubaza ngo Imana yirihe, ajya ahura n'abamwishima hejuru, kandi abo ngabo ugasanga ni ba bandi bashaka gutuma acogora nawe agatakariza Imana y'icyizere. Byanga bikunda iyo dutegereje icyo Imana izakora, haba hari intambara, haba hari ibigeragezo. Mwibuke Yosefu, intambara yahuye nazo igihe yari ategereje za nzozi yarose. Ariko ngo ufitiye ijambo rivuga ngo Imana ikuvanye mu gihe ivugiramo ikwinjije mu gihe ikoreramo. Hari igihe Imana ivugiramo ariko hari n'igihe ikoreramo, kandi reka mbabwize ukuri, byose niyo ibigena. Yemwe abari bamaze igihe mu gihe ivugiramo, yambwiye ngo nze batangarize ngo yateguye kubinjiza mu gihe ikoreramo. Imana ibigena byose, ibigenga byose. Yesu yaravuze ngo iyo abihamagaye biramwitaba. Bibiliya igaragaje bano Bisiraheli bagiye kuva muri Egiputa. Imana ivugana na Mose, imubwira uburyo igiye kubana nabo, imubwira uburyo igiye kwiheshereza icyubahiro ku ngabo z'Abanyegiputa n'amagare yabo na Faro, bakamenya ko ari Imana ikomeye. Mbibutse ko mbere y'uko ikora ibingibi yarabanje irabivuga, irabanza irababwira, ivugana nabo. Ariko bareba ibyo iri kuvuga, bareba bakabona hari igihe Imana ikubwira ibintu ukareba hirya no hino ukabona nta nzira zihari z'ibyo ikubwira. Rimwe na rimwe ntugaragarize ubiguhanuriye ko wabipinze, ariko umutima ukaba uvuga ngo nubwo ubyumvisha ariko nta nzira zabyo zihari. Ntabwo Imana ibyo ivuga ibyo tubonera inzira, Imana ivuga ibyo tutabonera inzira. Kubera iki? Iyo n'izidahari irazirema. Njye burya uramutse usabye serivisi ndabanza nkareba niba ishoboka. N'urugero yenda urambwiye ati wampaye 5, ndabanza nkareba niba bikunda mbere yo kugusubiza. Nabona bidakunda nkaguhakanira. Hari n'igihe mbona bikunda nkabikwemerera, bikanga, birashoboka. Ariko notekereze, Imana ntago ibanza kureba niba ibintu twebwe ko tubona ko bishoboka. Oya, ahubwo ibyo tubona ko bishoboka ntabwo ijya ibivugaho, irabyihorera. Ivuga bya bindi tutari buze kubona ko bishoboka. Imana ivugana n'Abisiraheli uburyo igiye kubana nabo muri runo rugendo, kandi irashaka kubiyereka, ariko ikiyerekana Farawo n'ingabo ze bakamenya ko ari Imana ikomeye. Mbibutse ko itaragira mu gihe cyo gukora imiravuga. Yemwe abantu ndabizi ko hari abantu banteze amatwi bamaze imyaka bumva ivugira, ariko mu gihe kwinjizwa ikorera umaze igihe wumva ivuga akazi. Imana igiye kukwinjiza iguhera akazi, imaze igihe kubwira urugo, warabyumvishe, amaso yawe agiye kubona urugo, amatwi yawe yumvisha urugo, ariko amaso yawe agiye kurubona. Imana hari ibintu yakubwiye utarabona. Imana imaze iminsi ikubwira, warabyumvishe, ugiye kwinjizwa mu gihe cyo kubona bya bindi imaze igihe kubwira. Kugeza aho Mose yabwiye Abisiraheli ngo mwicecekere, mwebwe mwiturize. Mbibutse ko ibingibi iri kuvuga ntago haragera kwibikora. Irimo iravuga ibyo igiye gukora, irimo irabereka ko ibateye ubwoba iyo bitayiteye ubwoba, ahubwo batazongera kubibona ukundi. Mbibuke ntabwo iratangira akazi. Nababwiye ngo Imana yakuntuye nkubwire ngo ikuvanye mu gihe ivugiramo ikwinjize mu gihe ikoreramo. Aho twashoreje avuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. 20 ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bari babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegera nijoro ryose. Kumbi yabanje iravuga, none kumbi itangiye akazi. Aho yavugiraga none ije kuri tere, ije ahikorera. Ndashimira Imana ko yemwe abamaze igihe mwumva Imana ibavanye mu gihe ivugiramo ije mu gihe ikoreramo. 21 ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo 2, maze hagati yaho
yari hahinduka ubutaka bw'umutsi. Mbibutse ko hejuru nta kintu yakoze ariko yavuze. None kumbi itangiye ibikorwa, itangiye akazi. Reka mbabwire, imaze waranditse amajenda aruzura, ufata amakaye urandika, yambwiye ngo nze mbabwire ngo itangiye akazi. Yaravuze ariko itangiye gushyira mu bikorwa, ivuye mu gihe ivugiramo ije mu gihe ikoreramo. Yatangiye ibabwira uburyo igiye kubana nabo, itangira ibereka uburyo hari ibyo abantu batazongera kubona. None itangiye akazi, umva uburyo itangiye gukora. Ntabwo noneho igihe ikigezemo ari icy'imvugo, hageze igihe cy'ibikorwa. Mose yabanje kumva ijwi ry'Imana ariko ntarabona ibikorwa by'Imana. None kwanza atangiye kubona ibikorwa by'Imana. Haleluya. Kandi ibikorwa bije bishyira mu bikorwa bya bindi yumvishe. Ngo Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Urumva, ntabwo uyu munsi noneho bari kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ntibari kumva ijwi ry'Imana, barimo barabona ibikorwa by'Imana. Hejuru bari babanje kumva ijwi ry'Imana ivugana na Mose, none ntibakiri kumva ijwi ry'Imana, ahubwo bari kubona ibikorwa by'Imana. Ndashimira Imana ko igiye kukuvana mu gihe cyo kumva ijwi ikagushyira mu gihe cyo kubona ibikorwa byayo. Mbibutse ko abenshi no mu buzima busanzwe, mbere yuko tubona ibikorwa birabanza bikajya mu migambi, bikajya mu nyandiko, bigategurwa, nyuma tukazabona ibintu biri gukorwa, kumbi byarabanje gutegurwa. Abanyegiputa barabakurikira. Wibuke ko hejuru hari ibintu Imana yavuze. Haleluya. Abanyegiputa barabakurikira. Amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Ntago hano irimo iravuga, hano irimo irakora. Ndashimira Imana ko yinjiye mu kazi. Ndashimira Imana ko ije mu kazi ko gushyira mu bikorwa bya bindi yakubwiye. Abantu bari bazi Imana ivuga ariko ntibari bazi Imana ikora. Bagiye kubona Imana ikora kuko imaze igihe ivuga. Ndashimira Imana ko ivuye mu gihe cyo kuvuga ije kwinjira mu gihe cyo gukora. Haleluya. No, ntabwo ubu ngubu irimo iravuga. Uyu munsi ntabwo irimo iravuga, irimo irakorera Abisirayeli. Akura inziga ku magare yabo bituma kuruka roheje cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Irimo irakora. Kuki batagize ubwoba ivuga, none itangiye gukora, batangiye. Ndashimira Imana ko hari abantu bagiye kumenya Imana yacu kubera ibyikoze. Batangiye kubona ko Imana ije kurwana, ntabwo irimo iravuga, irimo irarwana. Haleluya. Yemwe bantu mwavuganye n'Imana, yemwe bantu mwari mucitse intege, nimukomere. Imana yinjiye mu kazi, Imana yinjiye mu kazi, Imana ije kuri teri. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi. Noneho kano kanya ndebere, ubu noneho mu kanya yari iri gukora itavuga, noneho ubu iri kuvuga ibihita bishyirwa mu bikorwa. Uzi ko hari igihe Imana ivuga ibyo ivuze bigahita bikorwa. Ibonye akazi kamaze kuba, ihita ibwira Mose atongera uyirambure kuko ntiyarazi icyo ari bukore. Reka nkubwire, ntizakujya kure, izabikuri hafi kugira inama mu buryo uri bwitware muri ibyo bintu igiye gukora. Iguhaye umugisha ariko iraza no kukuba hafi kugira ngo itware gutya muri uyu mugisha. Ibonye ikoze ikigomba gukora, bati bataza kubakurikira, ongera urambure kuko ntiyari yamubwiye icyo ari buze gukora nyuma yo kwambuka. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka kunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Haleluya. Hejuru yavuze ngo ndibuze kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo n'amagare. None kandi wumve, yabanjira bivuga, none umva ishyize mu bikorwa icyo yavuze. Ndashimira Imana ko ugiye kubona ishyira mu bikorwa bya bindi yakubwiye. Amatwi yabo yabanje kubyumva, none dore amaso yabo arabibonye. Kandi
ariko abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'iyike iburyo n'ibumoso. Uku niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije abisiraheli abanyegiputa, abisiraheli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Yari yavuze ngo abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ni ibintu Imana yabanje kuvuga. None kandi barimo barabona ibikorwa by'Imana. Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Habanje igihe cyo kubwira abisiraheli imigabo n'imigambi y'ibyibateganyaho y'uburyo igiye kugendana nabo. None kandi ishoje kuvuga, itangiye gushyira mu bikorwa. Nabatumweho ngo mbabwire ngo mumaze igihe muri mu gihe ivugiramo, ariko harageze, harasohoye, igihe cy'Imana kirageze ngo mwinjizwe mu gihe ikoreramo. Yemwe reka mbabwire, niba hari ikintu kigora no gutegereza no mu buzima busanzwe biravuna, noneho gutegereza Imana utazi igihe izazira. Ariko yemwe abari bacitse intege, abari barambiwe, abarebaga hirya no hino mukabona nta nzira zihari, kandi Imana yaravuze, abibazaga hari igihe base n'ubundi niyo yavuze. Reka mbabwire ngo niyo yavuze, yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibavanye mu gihe ivugiramo ibinjije mu gihe ikoreramo. Imugiye kwinjira mu gihe Imana ikoreramo. Yemwe abari hafi n'abari kure, yemwe abanyumva, abapapa, abamama, abasore n'abakobwa, abo yabwiye akazi, abo yabwiye ubukwe, abo yabwiye amazu, nanjye ndimo, abo yabwiye imodoka, buri muntu wese afite icyo yamubwiye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kubinjiza mu gihe ikoreramo. Abisiraheli babanje kumva, banashidikanya ku byo bari kubwirwa, babona nta n'inzira zabyo zihari. Baza no kubwira Mose bati yuturekera ko twari. Ni ikigaragaza ko nyine ntabwo biza ibyo bari kubwirwa. Barimo bumva ko ari murare Mose ari kubaha, ariko Imana yamaze kuvugana na Mose, ibyo ivuze yiteguye no kubikora. Hirya y'ibyo ngibyo itangiye akazi. Umva uko twashoje, hashoje havangwa abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Bizeye Imana ariko bizera n'uwo yakoresheje. Aburahamu yabaye mu gihe yumva Imana ko izamuha urubyaro, iza no kumwinjiza mu gihe muhera mu rubyaro. Ni Imana igira igihe cyo kuvuga, ikagira n'igihe cyo gusohoza. Hari ibyo duhagazemo uyu munsi yajyaga itubwira kera, none uyu munsi yarabikoze. Twiteguye no kwinjira mu bindi yajyaga itubwira twari tutarabona. Nzi abantu barenze umwe, nzi abantu babiri babaye mu gihe ivugiramo barasuzugurwa. Iyo umuntu ari mu gihe ivugiramo arasuzugurwa, ateshwa agaciro, agaragara nk'udashoboye, agaragara nk'aho ari injiji. Ariko iyo umuntu asohoye mu gihe ikoreramo asubizwa agaciro yari yarambuwe, arubahwa kuko ageze mu gihe Imana ikoreramo. Yemwe abankurikiye, yemwe abari basuzuguriwe mu gihe ivugiramo, yemwe batahabwaga agaciro mu gihe ivugiramo, hari agaciro kaje kuko yinjiye mu gihe cyo gukora. Nasomye Zaburi irambwira ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yanjye. Igihe kirasohoye, haleluya, kirasohoye. Igihe cyo gukora kirasohoye. Ndashimira Imana ko ndabyumva mu isi y'umwuka, ndabyumva mu isi y'umwuka. Nanjye ndi mu binjiye mu gihe Imana ikoreramo, kuko maze iminsi ndi mu gihe ivugiramo. Niba ubyizeye bikubere nk'uko ubyizeye, urasabwa kubyizera. Yaravuze koko, ariko yabonye dutinze mu gihe yavugiyemo, itwinjize mu gihe ikoreramo. Imvugo yiwe ni ihame, ni umugabo w'umunyakuri. Ubwo ari data wabivuze bizashyika. Ndagira ngo dusenge. Nari nkuzaniye ubuhanuzi, kandi ndakwinginze ubwakire n'ubwawe. Ndakwingiza ubwakire n'ubwawe. Hari ubuhamya buzaza, hari amashimwe azatambuka. Ukimara kumvira ijambo, wahita winjira mu gihe ukoreramo, wahita ukinjiramo. Umaze igihe wumva Imana,
winjiye mu gihe cyo kubona Imana. Umaze igihe wumva ijwi ry'Imana, winjiye mu gihe cyo kubona ibikorwa by'Imana. Umaze igihe wumva imvugo y'Imana, winjiye mu gihe cy'imikorere y'Imana. Babanje mu gihe cyo kumva iby'Imana igiye gukora, basoreza mu gihe tubanza aho ivugira tugasoreza aho ikorera. Na mbere y'uko Yesu abaho yabanje guhanurwa, ubuhanuzi bwabanje kumuvugaho, biza gusoza ibyahano. Tubanza aho Imana ivugira tugasoreza aho ikorera. Reka mbabazi, ari ugukora no guhembwa habanza iki? Yemwe abafite akazi babanza kuguhemba cyangwa ubanza gukora? Tubanza aho Imana ivugira tugasoreza aho ikorera. Niyo handi umara ukwezi ujya mu kazi ugiye rimwe na rimwe yenda n'amatiki ntayo, ariko ukazasoza ukwezi uhabwa amafaranga, uhembwa. Uwagusanga uri kunezerwa urya ya mafaranga ntiyamenya imvune wavunitse ugenda buri saa 10 za mu gitondo. Uwakubona ugenda mu modoka unezerewe akifuza kuyigendamo, wamubwira imvune wabanje kuvunika, wamubwira uburyo hari ibyo wiyimye kugira ngo ubone iyo modoka. Habanza kumva Imana, habanza aho Imana ivugira tukazasoreza aho ikorera. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ifite ubushobozi, ifite imbaraga. Ni Imana ivuga ijambo izasohoza. Ni Imana itagikenera izindi mbaraga n'ubundi bufasha, yo ubwayo irihagije. Ndagira ngo munkundire dusenge dushimira Imana. Dushimire yavuganye natwe, dushimire kandi ko twinjije mu gihe ikoreramo. Ndababwiza ukuri, buno buhanuzi ubwakire, buno buhanuzi ubwizere, simbukuye ahandi. Ntabwo ari ibya John yanditse, oya, mbikuye mu ijambo ry'Imana. Yabanje ivugana n'Abisiraheli, isoza ikorana n'Abisiraheli. Namwe yavuganye namwe, nanjye yavuganye nanjye, itwinjije mu gihe ikoreramo. Bakozi b'Imana, nshuti zanjye, abankurikira, dutunze amasezerano y'ibyo yavuze, igiye kutwinjiza mu gihe cyo kubona ibyo yatubwiye. Uzi imyaka maze ntegereje isezerano, yambwiye inzu. Uzi ko hari igihe yimbwira nyine nkumva. Uzi imyaka maze ntegereje imodoka, ariko imvanye mu gihe cyo kumva imbwira inzu, injyanye mu gihe cyo kwinjira muri ya nzu yambwiye. Imvanye mu gihe cyo kumva imbwira imodoka, injyanye mu gihe cyo kugenda muri ya modoka yambwiye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo nimvuga ibyo ngibyo nawe ufite ibyo yakubwiye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibavanye mu gihe ivugiramo, ibinjije mu gihe ikoreramo. Mu nkundire dusenga Imana, dushimire Imana yuko twinjiye mu gihe ikoreramo. Icyo ngusabye nimara gukora ntuzibagirwe, 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 ntuzibagirwe. Reka dusenge. Nta yindi Mana ihwanye nawe kandi nta yindi Mana imeze nkawe. Reka tugushimire ijambo ryawe. Mvuze nk'uko wambwiye kuvuga. Wambwiye ngo nze mbabwire ngo ubavanye mu gihe, utuvanye mu gihe. Twumvije ijwi ryawe, twumvugana natwe, utwinjije mu gihe ukoreramo ibyo watubwiye. Kandi ndagushimira kuri buze gukora n'ubundi uri kumwe natwe. Uhimbazwe n'amahanga yose kandi ushyirwe hejuru. Ko ibyo ngibyo tugiye kubibonesha amaso, tukabona ibyo wavuganye natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Injira mu gihe ikoreramo mu izina rya Yesu, amen.